Jewe nagakwima isomo rikomeye cyane. Paster Theogene yagakwiriye kutubera isomo. Wowe ku giti cyawe ihangane kabisa, ihangane, komera, ihangane, mitsu ihangane kabisa, komera. ihangane kabisa, komera. Yes, twongeye kubasura inshuti bakunzi ba Sample TV show. The name Promise Out official gikukuru mu nyungezi rwaje kare mu gitamu twatanye kudukiyo twarenyera mu kagoro kagaseza. Bitse tubyetseka nararangiza no kuyivuga. Ariko hano ndi kumwe n'umusore Nyagasani. Mana we tori cyangwa papa. Shyamo n'uturinete ariko shyamo n'uturinete. Banze utwereke fresh kabisa. Dutemu. Tamu turinete wallahi ubundi cyangwa cyuzure. Dore umusamari. Abantu b'abasamari urabazi? Abasamari ntabwo bazi. Abasomaliyas. Somaliyas. Sisaba muri. Bira abantu kindi gihugu runaka. Anyereka kuntetsa ko kwa mugabo. Kuba jo tweme ikiremba noneho bimeze bite? Irayidire yegereje afite amakuru yuko Awundi Mitsuru usengera muri Eden. Nese kuba ikiremba ibyo bintu ntago bahita baguca mu itorero. Ngise baranca mu itorero ndumudiakoni. Tubwizanyije ukuri uruka mu rusengero ryari. Bacumuntu idini. Yari umuwenda rimba muri korali. Ari umupasteri se. Ari umudiakoni. Ari umuntu afite makoramo. None njyewe. Ngende umukiriya. Uba wajyanywe n'amaturo. Wakirukana umukiriya se. None se wiruka mu rusengero ryari tubwizanyije ukuri. Ryari. Bitutse kubara. Ryari. Ndiruka yo ryari. Kandi wasanga insengero ni mujya ariko ngo hari insengero. Yiruka mu kabari ryari se? Mu kabari se? Kera kabisa. Kera cyane. Ejo nka saa tatu. Ngo wiruka mu kabari ryari? Wiruka mu rusengero ryari? Yes, turi kumwe na MISTSUTSU ivi na ivi icyatanu wami daddy n'ayandi menshi cyane. Umeze neza se? Ko wari wishe media cyane muri no minsi bimeze bite? Muri minsi ndi gukora. Urimo urakora byo ndimo no kubibona kabisa. Urimo urasohora imizigo myinshi. Mfite amakuru ariko mu minsi ishize wararwaye. Nari ndwaye ndi mu bitaro. Niyo mpamvu muri kuma kwezi. Batigeze bambona cyane. Nari ndwaye byataye. Abantu baragusuye se? Bitaro baransuye. Kira bambaye hafi. Bana n'abanyambo
Baisha, haje abantu benshi ba Dar es Salaam, hari abandi bavandimwe biremera ku Isano TV bambaye hafi cyane, witwa Mudugudu, witwa Usi, witwa ni benshi pe ntabwo nabavamo, ba Faizo, banjuga, haje abantu benshi cyane nyine tu buriya bambaye hafi kabisa. Impamvu mba nkubajije n'abandi ngo abantu baragusuye ba Muganda, abantu benshi kabisa. buriya kubaho ni ukubana nyine, buriya inshuti nyanshuti buriya uyimenyera mu byago. Byago no mu byiza nabyo akenshi ni mu byago. Abandi babuze umwanya, hari n'abamamaye, hari abanyandikiye, ndabashimira nyine tukiri aho ngaho. Hari inkuru irimo iragenda ivugwa cyane muri ino minsi, dukomeje ku bintu byo gusurana no kurwara, ndavuga nayo reka tuyivugeho. Hari inkuru iri kuvuga y'urupfu rwa Paster Theogene. Iyo nkuru yakugezeho nawe? Ndakeka ntabwo yaba itarakugezeho, kuko niba itarakugezeho ntabwo waba uri umunyarwanda. Inkuru y'urupfu rwa Paster Theogene, wowe ku giti cyawe ihangane kabisa, ihangane, komera, ihangane mitsu, ihangane kabisa, komera. ihangane kabisa, komera. Ntabwo biba byoroshye kabisa. Paster Theogene yari umuntu ukunzwe n'abantu benshi, kuba MISTSUTSU byamuriza ntabwo ari ibintu byatungura abanyarwanda, kuko uriya mugabo yari akunzwe cyane. MISTSUTSU ihangane kabisa. navuga nyine Imana nyine tu izamuye icyo yaharaniye tu. Paster Theogene mwaba mwarigeze guhuraho? Ntabwo mwahuye? Wamufataga nk'iki mu buzima bwawe? Pasiteri ambabaje cyane. Urumva yari umupasiteri, bisa nkaho yari umupasiteri, navuga umukomediye. Ubukomediye bwivanzemo ijambo ry'Imana, yabahoye imitima ya benshi, yatumye abantu benshi baseka, abayobozi barasetse, ingero zose zishoboka, yahaye ibyishimo abantu benshi. Nigeze kumubona ari gutera burage. Icyo gihe nakoraga akazi za 2019, nakoraga akazi umwuga cyangwa navuga ugutwara abagenzi Kimutari, duhurira Kimisagara. Nshaka kumuvugisha ariko ahita agenda nyine, yiciye mu modoka ahita agenda, nari mfite n'umugenzi. Pasiteri ntabwo twabashije kuvugana, gusa njye nifuzaga ubwo birangiye bitabayeho kuzagera ahantu ari kubwiriza, nkicara imbere akambwiriza. N'uwa muntu udashobora ngo abwirize ube wasinzira mu rusengero, urabizi hari abantu bakunda gusinzira. Na videwo ziwe akenshi wagiye uzibona. Pasiteri Theogene, Mana mwiruka ridashira, umurindira umuryango, Mana uri hafi y'umuryango. Kandi icyo nasaba Imana, izamuhembe icyo yaharaniye pasiteri, Imana izamuha ijuru nk'uko Imana yatwaye intumwa zayo. Babizi hari abantu bagiye mu ijuru, Bibiri tubwira. Pasiteri nawe kandi Imana izaduhe no kubimenya, tumenye ngo hari abantu bagiye mu ijuru, nubwo wenda nanjye nagenda hariya nkapfa, ariko nyine nyuma ya buno buzima batubwira ko hari ubundi buzima. Ariko Pasiteri Theogene yababaje abantu benshi,
cyane yababaje abantu benshi pe. gusa Imana muri kuri dashira imuhe gutuza aho aryamye kandi yumve ko Nyagasani amuri iruhande bari kumwe ari kumwe n'abamarayika. Yaravuze ngo baho nkaho bishobora kugira nimugoroba niba mbyibuka neza bahagutera ikinyu ugasinzira. Pastor yavuze amagambo menshi cyane. Imana muri kuri dashira kabisa. Ucyumva inkuru yuko yitabye Imana ukibyumva cyangwa se ukibona poste ya mbere muri wowe wumvisha ubaye ute? Abyutse mu gitondo n'umuntu wamumagara bimbwira ndabihakana. Mbona gasku yabipostinze ndavuga ati nyine kabaye nicara ku buriri ndavuga ati Mana dutwaye umuziranye pasiteri yaba urubyiruko Mana yabanaga n'ingeri zose kandi yari afite itafari hano muri kino gihugu cyacu. Yari afite abana benshi arera umuryango we madamu. Gusa Imana ni yamukunze kuturusha ariko byibura nayo ifite impamvu biba yabikoze. Imana igutinze nyine iragutegera sibyo se igutinze iragutegera. Iba yahisemo kumutwara n'umuryango we ifite uko izawumanaginga kuko ntabwo bazicwa n'inzara. Ifite nyine uko yabigize nyine gutya to igomba nabo kubitaho nyine. Ntabwo twavuga ngo pasiteri ngaragiye sibyo. Ntabwo twavuga ngo pasiteri aragiye umuryango we ngusigaye mu kangaratete. Imana nyine bifite uko yabigennye to twizere ko Nyagasani ariho kandi ari ubirema nyine to Imana yamukunze kuturusha. Yari umupasiteri mwiza abantu benshi bamukundaga cyane cyane ku nyigisho ze yatangaga ashingiye ku buzima bwe bwite yabayemo cyangwa se yanyuzemo bwo ku muhanda. Abantu benshi bakundaga za nyigisho ze. So nicyo wabwira umuryango we madamu we abasigaye nicyo wababwira? Icyo navuga umuryango wa Paster Theogene ihangane kandi bakomere kandi ibyo byose ni umuryango uri mu Mana. Umuryango kano kanya tutavuga ngo usigaye iheruhero. Umuryango uri mu muryango navuga uri mu wundi muryango utandukanye kuko urumva pasiteri umuryango we nyine uri mu Mana nyine tu. Icyo nababwira bihangane bakomere kandi n'imindi miryango nayisaba gukomeza kuyiba hafi. N'abandi bagendanye na pasiteri Theogene babizi hari abandi bavandimwe abo ngo bapfuye bari kumwe nyine bose turabihanganisha nyine. Muri kino gihe cy'akababaro cyangwa se cy'agahinda ku muryango wa Paster Theogene waba warigeze kuba wabasura cyangwa se ngo bagereho mu rugo? Twari bugiye nimugoroba nabwo duhura n'ikindi kibazo cy'umuvandimwe nabwo uri kwa muganga. Twavuze ko uyu munsi byibura turi bugereyo turi gupanga kujyayo. Hanyuma y'ibi byose ni nk'iriho somo ubuzima buguha cyangwa se ubuzima bufata gute ubona formule y'ubuzima ari iyihe? Buno buzima nta formule. Buno buzima ni uyu munsi ejo naho niko mbifata. Ni uyu munsi ejo ntahari ahubwo tugomba kumenya ngo duhagaze gute kano kanya. Njyewe nagakwima isomo rikomeye cyane. Paster Theogene yagakwiriye kutubera isomo. Twagakwiye kumenya ko ntacyo turi cyo mwana. Njye niko pe uri kumva umuntu umwana gupfa n'iteka tu. Umuntu wese azapfa umuntu wese azataha kabisa. Gusa icyo numva umuntu yapfa
umuntu wese yapfa nka Theogene undi yapfa nka Theogene uri mu Mana ntacyo wishinja. Pasiteri yavuze ngo njye nanapfuye najya mu ijuru, hakoze icyo cyizere njye nta n'icyo mfite nta n'icyo mfite, sinzi aho najya niba najya kosa, sinzi niba najya no mu ijuru Mana. Nicyo wabwira abantu biratisha umubiri? Nicyo wabwira abantu biratisha umubiri kumva yuko kuba ameze uko nguko ameze neza uno munsi, ubuzima buri kugenda neza, afite amafaranga, nyine umubiri umeze neza. Abawusiga ntibawusige, uw'umubiri utarahinduka agira ngo ijuru rihawe. Uw'umubiri utarahinduka uwo mugani ubaho? Subiramo uwo mugani ngo iki? nyine uw'umubiri utarahinduka agira ngo wenda umubiri n'umugenzi we. Kinabibonye ejo bundi ndwara, ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Utazi umwanzi asiga umubiri. Ushatse kuvuga iki? Umubiri ni umwanzi wawe nyine. Uzawumenya nukura kado. Ari murari. Turaho. Wowe umeze ute? Ari fresh tu. Nyuma y'indwara uriyubatse, uragarutse urakoze. Ngarutse mu buzima. Impamvu ngomba ngewe gukizwa tu. Inzoga waraziretse ariko? Inzoga naraziretse. Ako narazinyweye we. Urabyemera se ko wanazinyweye? Njye nazirabuye. Nazirabuye kabisa. Ugereranyije uwo unyweye nk'amalitiro angahe cyangwa amajerekani angahe? Ni nk'amajerekani nka 30 arimo. Aba ni ba Mugande. Njemba ni bipa. Nyuma y'indwara uragarutse urakoze. Kabisa ndi kubibona ko muri no minsi uri gukora cyane amavideo menshi kuri channel ya MISTSUTSU Comedy ari kuzaho. Nabonye usigaye ufite ritime wa uploadingiraho. Si umunsi umwe na uploading undi munsi. Niba na uploading uyu munsi, ejo ntabwo na uploadinga ku munsi ukurikiye. Kugira ngo akazi kagende neza, abakunzi bawe bakomeze bagukurikirana bya hafi nyine tu. Amafaranga ari kare kuza. Amafaranga macene turarara. Agubitse wagireka kuri uri kwamamariza amakampani nk'igihombi. Gayahe. Giye kwihakana. Nabonye bazanye imipira ari. Zira si brand zawe? Izi ngizi ni brand, kamere kuri iyi ngiyi kuko ariyo twatangiranye. Abayizi neza bayita ni species. Ikorera arebana no kwiposta cyangwa house post kwa Makuza. Muri floor ya mbere. Grand floor. Grand floor. Grand floor. Curuza amatelefone, iPhone, guhera kuri 11 kugeza kuri 14 baba zifite. Laptop nziza, ama screen protector n'ibindi bikoresho byinshi bya electronique. Ari bwa bukoresho bwiza cyane bituma televiziyo yawe iba yaba smart cyangwa ikaba Android. Ibintu byinshi kandi bya original. Ese Mitsu nk'umuntu w'umugespora uri nko hanze agiye nko kungurira telefone, ni species hari ikintu ushobora kuba yagufashamo kugira ngo wenda iyo telefone be yangiraho byihuse se cyangwa? Biroroshye cyane. Icyo dukora no kuguza na species cyangwa se zabo zirameje. Bakaba wagenda kuri species akaba bamwishyura kugira ngo ive muri Amerika cyangwa ive Canada cyangwa ive mu kindi gihugu
irinde kuza no kwipost byo kwiroya ntabwo byaje muri izo nzira ziragoye to ahubwo wowe yakwese new species kuma amafaranga bakagura telefone ushaka cyangwa ikindi gikoresho ushaka na speaker ibintu byose birahari to kandi ku giciro kiri hasi fresh sana kabisa. iyo ngiyo new species hano rero dufite amafaranga yarabonetse. hano dufite na noza imipira abantu bari kuba n'ibinyabiziga byo mu muhanda. imipira bawita ni spiro. Umupira wita spiro. ni moto za spiro, moto nziza cyane, moto z'umuriro zifite battery ebyiri za zindi zidasakuza za moto papa. Papa. ntabwo nagereka mu kwezi kuri nta kindi kinyabiziga nagendamo ni izina ry'Imana naturitse ara spiro n'imodoka navuga ati ngenda kuri spiro yoji ntabwo nakubaza irarenze. Ni moto nziza ugendaho giforomye neza ndetse ndaza kukikwereka nicyo najeho ntabwo nakubaza. Okay, utayisumbaza ngo ariko mutse ufite perime Gomiki hari umuntu wabimbaje ndamubwira ati ngiye naje naparitse hariya tuwaguze imodoka reka da nsigaye ngenda ku moto ya spiro mitsutsu ufite perime twarazirabekeye mwarazirabuye. izi ni moto nziza rero noneho no kuzibona ntabwo bigoye. uba ufite moto ishaje za moto zisanzwe kuba wagenda hariya kuri mu Giporoso hafi musisa y'isoko rya Salamatora bakaguha moto nshya wajyanye moto ishaje. Ese Mitsu ni nk'ikihe kintu cyiza wabwira abanyarwanda cyabatandukanyiriza moto zari zisanzwe na spiro, ikintu cyiza wakundisha umuntu wenda ugiye kuyigura? ikintu nababwira ya moto ufite chargeur nk'umukiriya wawe ndababwira ibyiza byayo. nk'umukiriya wawe ashobora kuba telefone yiwe yashizemo umuriro tumucagingira iyo ni innovation guys. naka innovation ikindi kintu ushobora kuba ishizemo umuriro kwitucomeka ku yindi ikindi moto yawe ishizemo umuriro ifite tabure imbere utubita byimarika muri biri pine ifite ikibazo utubibona bikubyumva. ibyo byose ni innovation. ifite ububiko bw'ibyangombwa hariya izindi zinywera essence wajyamo ububiko kubera ko na essence ijyamo. fresh sana kabisa. umuhungu wacu ni Mitsutsu, turimo turagenda tuganira ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko sha urambara wa muhungu urambara kabisa. n'umunsi noneho waje wifunze fresh sana. wambarira he? nambarira kwa Farpi witwa Farpi akora Nyamirambo kuri 40. umukeneye wamusura kuri Instagram yitwa Farpi. Farpi wakandikamo Farpi akarongo gatambitse umusura nyine tubabareho na nimero ziwe nandi wajya kuri Instagram byanditseho hariho n'ibyapa byiwe. afite imyenda myiza cyane wanyambitse guhera hasi kabisa kugera hejuru. abandi baza badutamye ibya urwo runigi wambaye urunigi rwavuye hanze Dubai. Ese filime ya Dubai ko mwayagaritse iraza gusohoka muri iyi minsi ko nari ndwaye. hari n'abakinnyi bagiye bari buze muri kino cyumweru kugira ngo tuzikomeze nyine. Okay, fresh sana Mitsutsu, turimo tujyana tuganira ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. twavuye ku byo twabanjijeho mbere mwabyumvishe ariko mfite amakuru ibintu birimo biravuga ahangaha ngo ariko n'ikindi kintu nababwiye abantu ibintu baruvuze ntago yakwiburira. Kukuyemo ikote se kandi se niba bibona
ngira ngo mbabwire abantu abanywanyi banjye aho baherereye bose ukomeze bisomere kuri ka whisky bayita Napoleon. Gute wabamaze inzoga kandi utakinywa? Share ngira gutya kabisa Napoleon sinjya nyihereza kuko yivura n'umutwe ivura na stress. Ni yanzoga idashobora kugira ibiki, idashobora gutera hangover ngo wumve wasaze wapi. Ni yanzoga unywa amazi urumva itana n'akanyabugabo. Niba ari ibyo ngibyo ntayirangira. Oya tera akanyabugabo. Inzoga nziza cyane ushobora kuyisanga ahantu henshi, iri i Kigali, Musanze irahari, Nyabugogo irahari, Rwamagana irahari, Umujyi irahari, bose bashaka kwirangurira. Ngiye kamubwiza ukuri ambari nimwe ushobora kwinjira atarimo whisky ya Napoleon nta n'ikintu twanavugana. Haryeruka mu kabari ryari? Ntabwo ngaherukamo vuba, gusa njya ngiye kurana niba bafite za Napoleon kugira ngo abashuti banjye. Fresh sana mugiye gusohora indirimbo rero we na Njoga. Ikindi kintu ufite imodoka zikodeshwa kudashaka yuko ze mvuga ku ndirimbo yawe turayigarukaho tukiri mu bintu byo kwamamaza kugira ngo tubivireho rimwe. Mfite imodoka zikodeshwa abantu bari kumurikirana hano kuri Sample TV show, sibyo? Niho bigiye kujya bibera, niho bigiye kuzajya bibera. Ikintu nababwira cyo mfite imodoka zikodeshwa, ariko hari abandi bantu bifuza ko dukorana. Ufite imodoka zikodeshwa ariko ukaba nta bakiriya ufite, wanyimfita kuri izi nimero ukona hasi hano kuri iyi video, ukazamamagara tugakorana tu. Ushaka imodoka nziza y'ivatiri wamvugisha, imodoka ihuma ninjye uzakwitaba, ntabwo umuntu uzavuga ngo kana kagara kwitabye wapi. Uri mu diaspora rero wiviriye hanze ku kibuga cy'indege, we mpamagara hakiri kare umbwira ati ngewe ndaza mu Rwanda, niwo ugomba kuza kuntora, unyihere no ku madolari, ngewe nzajya nza kugutwara ngende tutaravu. Ufite na perimi. Yes, twari turi nari nkomoje ku kintu cy'indirimbo yawe na Njoga. Iraza ryari iyo ndirimbo ko abantu benshi kuba kubita mu matwi cyane. Tuvuganira gukorerwa mu Bisumizi ara kwa Riderman yarayumvisha itambwa ati papa cyakoze wowe. Atashyiraho vi. Ugiye kuzuza Stade Arena. Ni ngewe umuntu wakarugiye kuzuza Stade Arena. Ni ngiye kugira ngo yemere none. Urikumva? Ngiye na album none papa. Ngiye na album. Ngiye kudutanze. Abahanzi benshi man. Album. Bahamva ngo bakaze ngo bararirimba nk'ibiki uri kumva. Ako ngiye baririmba man, baranaririmba ariko tu. Sibyo se. Ako ngiye tu. Ngiye ngo kubatema imizigo yajya album man. Indirimbo 15. Cumi na zingahe? Hari amakorabo ariho yanditse cyane izawe wenyine? Ni amakorabo gusa. n'abahanzi benshi cyane. Niwe muhanzi uduhishiye byibuza mu minsi iri imbere noneho twabonye na Soroba indirimbo, turi kumva icyatanu ko igiye gusohoka nayo undi muhanzi. Nari mu byahishwe. Ewana uwo muhanzi ngiye muketse se ni abantu bahize indirimbo yawe? Imana benshi cyane sikucigaye koro yiwe niva ku matwi kucikeri yaramamagara mbati sira ndirimbo yawe tubigenze gute zibiceri yatanze man akara cyane gose yananjuga kuko ni featuring na Njuga amafaranga ntabwo turi kubyemera nyonge neza na Njuga nyine tu araduha amafaranga ubu ngubu zimaze kugera kuri miliyoni zigera muri 5 man ariko duha indirimbo tuyimuye ngo Bruce Melody ngayiririmba sinkibaze Bruce Melody we kufite indirimbo zawe sibyo kufite amahiti yawe
siko bimeze wahetse nanjye indirimbo nkayisobanurira ko ntarya yiti ariko nanone nkareba mvuga ati Bruce Melody yiririmbye nariye ni kofi indirimbo yagera hejuru cyane gosiya nabo nyine tu umvishe ngo naruke arayishaka ariko ntabwo turavugana umuyobozi we ngarashaka kumanaginga ariko nasanze umuyobozi nawe danje abashaka mu manzi wese managinze ngo itajya hanze ntabwo nava mu Rwanda papa wapi nzapfira mu Rwanda muzanshyingura mu Rwanda ntabwo nakubeshye niyo gakondo yawe igihugu cy'amahoro wanjye ni nk'iki kintu ukunda mu Rwanda wumva tatuma nyine wumva utahava neza hari ikindi gihugu waba waragiyemo yewe se nta kindi gihugu ndajyamo ni nk'ikihe kindi gihugu uba wumva wifuza kujyamo ufite amatsiko ntacyo ubu umuntu ashaka kubwira ngo mitsutsu tugende tujye muri Amerika ibyo bihugu ariko biza kunyangisha u Rwanda ni ibiki by'igihugu njye kubona ntabwo nkubwiye ngo wanga igihugu nawe icyo gihe rega urashaka kuburira njye mu kindi gihugu mbona ari cyiza avuga ati sha u Rwanda burya ngo aho ukeka ko hari ibindi nabyo bihari byiza ni akazi kabyo ibyo birabireba nawe njye igihugu cyanjye ni u Rwanda akamitsi wajya ureka ibyo bintu ako njye wagize ngo nzava mu Rwanda wanjye nzakorera komedi uririmbe zijye hanze yo gutaramira abantu Huye Rusizi Cyangugu Rubavu uri kumva nzamuke no mu majyepfo Nyanza ya Butare uvuze ibintu byo kugenda nibuka yuko mu minsi yashize mwazengurutse igihugu muri mu road show ariya marushanwa ko byavuzwe yuko ngo imodoka ngo bayikuriye kuko urabihamya ko imodoka bayikwibye nje bari abantu basetinga bira bitaramo cyangwa ari amashow ntabwo judging n'umutungo respect nahuye n'abaji benshi ntari nzi ko twanahura babamenya ba Clapton n'abandi benshi nyine tu wenda twabanje guhurana mbere yaho ariko gusanga wenda turi guhatana wenda n'aba legend bari bahanza bazabu bari abapapa bose bamamanike bandisi bose kiriya kintu nacyo kiba kirenze nyine tu ukanazamuka ball man ukareba abafana bawe kureba ukuntu bakwakira se barakuzi ibiki wagera ugasanga n'ubazirabura kubarusha imodoka barayikwibye bo jewe rero uko mbibona n'abandi bafite uko babibona tu wowe ubibona ute jewe ko mbibona wenda bamakano kimenyane gakeya gusa wenda imodoka mani bya boro nyine ni business nyine tu urumva nje niba nta mafaranga nari mfite zahaba yafite bamenya yafite ari kuvuga ati njewe mani hariya nuguhatana nyine tu nugushora mani bya boro nugushora nyine tu bati nuse bamenye se afite amanota hafi 35 ubonye ukuntu umukobwa wanjye yazamutse mutwe bahita bawumena umukobwa ahita barabura urumva nicyo uvuga noneho ku bijyanye n'amarushanwa uri gutegura n'ama award hano mu gihugu cy'u Rwanda cye ntabwo nayajyamo ntabwo nawe uzongera kujyamo hapi ariko hari award watwaye ari ayo nayajyamo kuko baguhaye award nicyo cyatuma usubirayo usano award ngo ujyamo warazengurutse intara ibikombe bikaza bigahabwa ngo abanyakoreya ibyo bintu biba ariko kuri gukabyara umunyakoreya arimo ari bari mu mani berekanye amafilime ngasanga sinanayaze abanyakoreya si abanyakoreya se bariye barasa abanyakoreya se abanyakoreya abantu bakurikiranye ari amarushanwa abanyanigeria abanyakoreya n'abanyanigeria papa bara n'abanyanigeria baraje ngo birikana ngo amafilime man ifilime yanjye cyatanga se bayizi ga niyizwe zira filime yerekanye so tugenda tugana ku musozo ku kiganiro nagiranye nawe Mitsutsu ndagira ngo usabe ukompare akantu ngiye kukubwira ari umuziki sibyo na football ntabwo ngujyana muri comedy ubona ari iki kirenze cyangwa se kidomina kurusha ikindi kuri no se
urinuze umuziki football rongeye mbona ari umuziki impamvu na football irazirabura impamvu nuvuga ikintu uratanga n'ubusobanuro football nayikundwa n'abantu benshi pe ariko bro umuntu uba waje muri uriya mupira muri uriya football uri kumva aza yitwaje ekuteri uri igisambo umuntu wari bwabone ujya mu muziki cyangwa mu gitaramo akitwaza umuziki urareba umuziki ni wubatse isi man umukobwa nibyo kabisa urebye nawe ujanishije n'umukinnyi ujya gukina agenda yitwaje headphone mu matwi ari kugenda yumva umuziki n'umwana n'umukinnyi we agenda muri Ferrari yiwe cyangwa muri ya bisi zabo man yiyambariye headphone ari kugenda arabura imiziki imiziki yimvira imiziki ituje cyangwa ikubita uri kumva zanyereka akabaro zayo usanga ari umuntu uri gukina akaba tugana ku musozo nicyo wabwira abanyarwanda nicyo wabwira abakunzi bawe ku bijyanye n'ibintu byawe urimo urakora muri ino minsi gira ikintu batangariza ikintu nabwira abanyarwanda badukurikiranye ikintu nababwira cyo ngenda bashimira Yes Mitsutsu wakoze kwitabira ikiganiro Imana iguhe umugisha Nitwa Soti Official. Soti Official. Kara kaboro kawe niko kanyishe. Akaye. Introduction ni warangije. Bakandanje kara kaboro kawe. Ngiye kugushyiraho amafaranga 10,000. Nukavuga kagasubiramo. 10,000. Kabanza kansubirira. Nitwa Soti Official gikukuru mu nyungezi rwaje kamitamu twatandikoze byo twanyara mu kugura kagaseso. Nitwa Soti Official cy'umutete koko n'itsozo Mbese ngo gwiki? Ariko nizinyera bese. Ngo? Ngo gwiki? Niwe nusubirishamo nawe urasubiramo. Je nasubiyemo nawe ngukopeje kenshi. Ayisubiramo ntabwo. Soti Official gikukuru mu nyungezi rwaje kamitamu twatandikoze byo twanyara mu kugura kagaseso. Soti Official cy'umutete gikukuru satende ari gusinigera ngiye kucyangya n'agaseso. Umva sijyo 10 semana